bampanga amasaha ko natari nahishe ubundi babimbaze biki. Urinde uragenzwa n'iki kibazo cyawe kandi upfukamye. Ararabe iminsi umuntu agomba kujya bitaho. Abajura baratewe wasanga ari ikinye. Mbe nyiretse ariko. Bite byawe ariko mwana ko nimeze nyuma y'urugi. Uyu muhini wari uri hano na mama anje kuwukuraho kugira ngo mushyire hariya. Umuhini niwe waje kubanza kureba urandeka ku rugi. Kugira ngo nyine rukinguke ruveyo neza ubwo ntakibazo. Umva mubwire. Reba umwanya amaze nyuma y'urugi uri aha ngaha mu byo wibitinda ahubwo ubu naye nagize ngo ni umujura. Umujura arasara komanga cyangwa azari kubitanga ruguma imbere. Urabona muri iyi minsi de twarakurikiranye dushyiraho utuntu. Hari igihe basigaye baragize ubwoba. Hari igihe umwana aze ye ntukamenyere. Eba amagambo yose uri kumbwira. Hano maze hafi umunota wose. Mumanga numva wivugishwa ubugambo bwinshi. Usigiye nanone wakomange ko numva nta munota waciye. Keretse nimba uwo munota wamaze iyo wari wagiye. Nta munota. Nawe. Reba. Nakomanze yari saa 11:20. None ibaye none dore turi saa 11:20. Bumvishe iminota yasikiyeho. Iyo phone yawe yarapfuye reka nze Tanzania yajure. Buretse. Bangiye kugwa amasezerano. Ngaho se yame ibyo nibyo nshaka. Yewe ninkonjya nkomanga hangaha. Uretse nanjye nabandi bose. Niyajya hagira umuntu ukomanga. Bita wihutira kuza gukingura umenye ko nako ayendereka nujye hano imbere y'urugi neza. Ibanze waza umuntu uti ninde ukomanga nubwo yanjye nabajije nategereje ko umuntu ansubiza wazi biki ko wagiye mu magambo mwumva uri muri vugisha gusuda nahamagaye umuntu negereza uwansubiza ndamubura. Wahamagaye biki ahubwo ko wavugiraga hirya nta numvaga neza numva uvuga ibigambo nta kuntu natagize ahubwo umva nkubwira iyo ngeso ari nziza reka nkwigishe ukuntu uzajya ufata umva ugiye kumbwira nkubwire reka nkwigishe ukuntu uzajya witwara mu rugo. Ibyo nibyo nshaka. Nimba uzi ko wasigaye aha ngaha cyangwa se uri kumwe n'abandi bantu umuntu akaza agakomanga yaba ari njyewe yaba ari undi nawe ni ukuvuga ngo nimba umuntu akomanze uhari ubyumvishe uraza hano ku rugi ukamubwira ati ninde ukomanga akivuga yamara kwivuga noneho ukamukinga kibaye ari igisambo kikambeshya yivuze utamuzi wamubaza urokwande uragenzwa n'iki ati ndo kwa kana akambwira ibizina natazi sinamenye uwo muntu agenzwa noneho ko ibyo yenda kutabikoze nuvuga ngo warufite gahunda yo kunyuma y'urugi njyewe namubaje uragenzwa n'icyo urinde ko ntakumvishe se wavugaga bagupfutse bari bagupfutse mu kanwa kwawe ntabwo nabwiraga intebe nari nicaranye nayo kuko nta wundi muntu ndi kumwe nawe ahubwo ni imyumvire itari myiza. Wowe ubwo nshobora kuba navuze ijwi ryanjye n'ibigenze gutyo wenda ntugahita upfa gukingura pe hari igihe yenda aba ari igisambo ari n'umuntu wakugirira nabi ariko baza umuntu uti ninde ukomanga uragenzwa n'iki hewe ni ibiki bikugiye noneho numara kumenya ushobora no kuvuga ngo ninde icyo ni ikibazo cya mbere iyo ari umuntu uzi akivuga uhita umukingurira ubu noneho ibyo byo ndabyumvishe kumbi nibyo ubu ngubu ndabyumvishe uragenzwa n'iki urinde oya ntabwo ninde ukomanga urinde ukomanga banza wumve neza ntabwo ari uwakomanga byarangiye ni njyewe wanyinguriye ahubwo ubundi akusobanura ukuntu uzajya ubigenza mu gihe hari ukomanza uramuza ninde ukomanga urinde ukomanga akakwibwira waba umuzi witwa nde ubwo nzajya mvuga ngo witwa nde waba iyo utamuzi uhita umubaza ninde ugutumye aha ninde ugutumye aha buri kibuga uva mu bwibwe rero ntukazanemo ibintu by'ubuzongo ubanza ukurikirane neza amasomo uhawe
kuko aya ni amasomo mwuha kandi azakugirira kandi ari umuntu ko kwandangiye akazi k'ubuzamu i Kigali nyigisha hari wakurangira akazi k'ubuzamu wowe nabonye nta ndwara ko nzagashobora ntago so kujya nera agatebe hano nkicara nka bosi nkajya nubiza n'icyo nshaka ayiwe ni ukuri ahubwo bwira ayo mategeko ndayashaka bwira ayo mategeko ndayashaka yakubwiye byaciye ahangaha bisohokera ayo hagati bwacitse hajya ngo nzajya mbaza uzajya ubaza ubukomanzi uti ninde ugutumye ubukomanze ninde ugutumye irinde utazi uwo ari we ugutumye ni wo kwanda ugutumye ni wo kwanda aha ni gutyo nzajya mubaza irinde noneho byarangira wakumva utamwumva neza ubwira ati rero uri umushyitsi se tumenye niba uri umushyitsi cyangwa ntabwo uri umushyitsi abo bantu bose akubwira utabumvisha utabamenye byarangira wowe ukagira gute ugakingura gake ku buryo nyine gake cyane uretse nzajya mbona niyegereje umuhini oya ugiye kubimwica ari igihe yaba ari uw'amahoro atari n'ukijura ugasanga barekijura kikanyicara nta muhini wanjye mfite urugi usa nk'utwa gutya ugahengereza gutya to noneho ukareba uwo muntu ukareba ko ntacyo witwa agahita agusunikana urugi ukikubita hasi urarwitwa gutya nyine n'imbaraga nyinshi ukuntu ngiye kujya mbigenza n'imbaraga nyinshi kugira ngo uzi ukuntu ngiye kujya mbigenza bamwereke ngiye kujya mbigenza afite icyuma se yakizanye gutya icyuma afite icyuma atangira gutya twahita tuganira uganira n'igisamasi cyangwa uganira ukuntu se ubigenza urakijijisha ugahita uhamagara umuntu agahita agifata niko ubigenza kandi wakinguye keretse umuntu utakinguye banza wumve akantu ngubwiye niko ufata uruhu gutya ugakingura usa nk'utuzivi sibyo gutya noneho ukareba gutya wabona ari ikintu cyakugira nawe ugahita wongera noneho ugasubirayo nakumenya ubundi niko bimeze noneho rero reka nkubwire nubwo wameje imbere y'umuryango nkakomanga wagira ngo uri ikirara kandi ndi uwo mu rugo yewe rero imico yose ugenda unyereka yose ntabwo nyishimira ariko umva nkubwira nanjye uramwana aramubwira mico ntabwo njya nyishimira habe ako ntukamvane hano mu Rwanda ngo njyane hanze y'igihugu kandi ari twese turi nta mwana kabisa iriya mico abana se warabyaye uwuhe mwana wabyaye nta mwana ntabwo komeza umbwire nta kibazo ngewe icyo mubwira iyi mico yawe uri kuzana siyo nta mico ye ntabwo yemewe uzi n'ikindi ndimo ndacyumva ngiye gufitiye gahunda izo nizo ariko ukongera ukitekerezaho neza ukamenya icyo uri cyo mwana umenye ko umaze kuba umusore wowe umenye ko umaze kuba umusore ngewe rero ibintu mbona wikoresha hano mu gikari nuko ibintu njya nikoresha naho waba umbeshye wenda habayeho kurangara wagiwe se ibibaye mu kanya maze hafi iminota 20 yose inyuma y'urugi nkomanga numva wivugisha inyuma ujujura birumva amasegonda 20 yashize ariko ntabwo nakora iminota nkweretse kuri telefone ko hasi yashize iminota 16 kandi akumanze wumva uvuga utaza kugira gute gukingura ariko ngo numbeshye biva mubwire ikintu ndi gupanga kuri wowe icyo nicyo nshaka gishobora kuba ari cyiza cyangwa cyari cyiza cyo kora kuri ngiye cyane ni cyiza ngiye gishobora kuba cyangwa ni cyiza ubwo nabyumvise ariko nani cyiza hanyuma bazakugurira akantu kasana kandi ugakunda ku ahubwo yuvuga sana nanjye naherekana nshaka kukubaza ariko buraka nkubwiye bangure kasana karebwo tuganira muri mu minsi mike uraza gukabona ariko urebye nawe ahubwo akaba ariko kanyuma kamuguriye wowe ukazakigurira nyine ukazigurira kandi ahubwo icyo cyo nicyo umva nkubwire umaze gukura ariko imico yawe witwara nta nubwo nigeze nyibona ko ngiye gusa imico yawe uri kugenda unyereka ntabwo nigeze nyibona uko nibagiye gukingura ari ikendera ubwo ibyo wibagirwa ibyo nibyo byonyine wagiye kubongera se ukaba utaje ngo uteke urabura ubutambwira ubu muranahishije
Maheshize ziko ariko kantu niko kamenye kukubaza niko rero numukijeho. Umura nahishije rwose. None ubu ngo rero. Watetse iki? Natetse ibiryo biratandukanye, hari igitoki, hari ibijumba, hari ibirayi, hari umuceri, watetse ibiryo gusa na hari ibirayi, hari igitoki, hari umuceri, hari inyama, ibintu uri kuzana ndetse byose rero kari ibiryo nyine natetse. Nyine se wabitekeye rimwe byose nyine natetse ibiryo. Reka tureke kubitindaho. Aho wabikaranze biraryoshye bimeze neza. Bajya barakaranga iyo umuntu atetse. Ariko natetse to. Rero nawe nakoze icyo bita guteka. Icyo nuko natetse. Itetse ntuzi ko wongeramo ibirungo kugira ngo bya biryo watetse biryohe. Kandi koko baravuze ngo utetse ushyiramo n'umunyu. Ako manze nawe ushyizemo. Ana nukigire nk'ikirezo uvuze n'ubwa mbere utetse igihe uteke ni umunsi aho wagazangaha. Naye nateka ibiryo kumva ko bibishye. Nyine ntabwo yabibishye ariko nshaka kumenya ngo hari ibintu wateka ntubirye ufite apeti ihagije cyane, ariko burya iyo watetse ikintu ukanakibwira umuntu ugiye kugiha neza ajya kukirya n'ubundi apeti yabonetse. Nashyizemo umunyu, amamininwa, ubwonko bw'intama, noroze ubwonko kiramo n'ikirungo oroshyaho, nashyizemo n'ikirungo cy'amaraso y'ihene. Aha bamubwira icyo rero ni nacyo kigiye kuzatuma nashyizemo n'umutwe w'inuza. Umva nkubwire icyo kigiye kuzatuma nkugurira sana aribwo bwa nyuma nyikubwira. Ubundi reka nkubwire ntabwo wabikora utanyweye sana ngo umenye ubwenge. Mfite rero byose byitwa no kuko mfite umuntu uzayikugurira akakwereka n'aho ziri nyinshi. Nyine nzamuha ku iseri kubera ko ngewe nzabana uzaba udahari birumvikana. Noneho aza kuganirize ubundi musohoke mujye no kuganirira aho ziri. Noneho umuntu ni umukobwa azamubona, ariko abakobwa ko bakunda cyane. ubu ni gute umuhungu yakugurira akaza mukicara mukaganira? Se duhuje imishinga, se wenda sinamuzi ntitujya tuganira. Gusa uwo muntu ukunda kunywa wenyine kandi wa muhungu dore ntabwo nkunda agakungu kica byinshi. Dore ubundi iyo unyweye uri kumwe n'abandi bantu mwicaye mukaganira mungukana n'ibitekerezo. Nayo mpamvu ibintu byose ukuranga biba birimo amakosa menshi kubera ko nta muntu uba mwaganiriye. Ariko nugira kuganira mu magambo ngewe inzara iranyishe yarukuzanire nyine ngose wa mugane nta foto nta cyabaye. Wasanga umaye nayo makuru neza. Naribizi ubundi reka nkubwire wasanga umaye nayo makuru neza. Uyu musatsi wawe ntago waziye ubusa. Naya matwi yawe rega burya yabuganye gutya yumva. Rero nyarukanye rukuzanire. Regeri ntago ari ishu nikoreye. Banazengurutsa hanze. Uzi none isosi natetse. Uretse uraje. Aha. Arize. Tebuka mwana, tebuka meze nabi. Ase kutinze. Umara naje kabisi. Ikibini ibiryo. Se utamanje gusunika ijyaga y'amazi ubwoze ngo natumundira ku biryo. Ubundi reka nkubwe baravuga ngo nafoto nta cyabaye. Numara kunywa amazi harajye ibiryo haraba ari hacya hasigaye. Wasanga n'ubundi nashigaje cyane. Ni imikino ashabwa no gukaraba. Watetse ibintu birishwe intoki. Niko ziko tuyiko. Yuramanze ngwe. Nimwe? Namwe wenyine.